reka mbabwira benshi muri mwebwe babambitse imyishwa, abandi barababandisha mwambaye ubusa, abandi mukora amahano. Iyo tutagira Yesu tuba twarasaze twirirwa twiruka, n'abapolisi ntibari kubona uko badutanga, ariko Yesu yaduhaye agakiza karadukana. Haleluya! Ariko ngo agakiza ngo kaba mu myenda, ngo agakiza ngo kaba mu mintuza, ngo agakiza ngo kaba mu mintu. Some ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 19. Hanyuma ndahasoma, nimara kuhasoma ndasomamo imirongo 2, umurongo wa 9 n'uwa 10. Cyprien nawe aze gusoma ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 11. Ubwo imirongo yose dusoma ni imirongo 3. Cyakora mu gusoza dushobora kuza gusoma indi mirongo mikeya tuyobora mu gusenga. Hanyuma umuntu wese uzi ko yazanywe no gusenga, gusenga ubigereranije no gufungura, kuko harya inyamaswa n'amatungo. Icyo ni ikinyarwanda cyacu kandi cyiza. Waba ufite intege nke, ubundi gusenga kwiza ni ukubigereranya no gutera k'umutima cyangwa guhumeka. Ibyo mbivugiye abanyantege nke bo muri twebwe. Hari igihe dusenga twakongera tugasenga tukumva ntabwo ukiri kumwe natwe. Rero twasenze n'ubu baradusengeye, turaza kongera dusenge nyuma yo kuganira ijambo ry'Imana. Tumwanya uhagije hariya nza gukoresha kandi Imana iramfasha, ariko ndashaka ko ibyo tuganira byose bijyana na gahunda turimo. Buriya ntabwo imyaka irangirira rimwe. Umwaka muri rusange bitewe n'umugabane nkatwe uzarangira ejo bundi kuwa nyuma saa 6 z'ijoro, ariko buriya ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ntabwo ari bwo uzaba urangije umwaka. Umwaka umuntu awurangiza igihe yavukiye. Icya kabiri, habaho umwaka w'ikintu, kumva ngo hari umwaka w'ingengo y'imari cyangwa se umwaka wa mituweli. Rero ubwo bivuze ko nubwo tutari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, ariko ubwo nk'icyumba cy'inyarugenge turangije umwaka kuri 28 z'ukwezi kwa 12. Ubwo umwaka wacu urarangira uyu munsi, kandi tugomba kuwurangiza neza mu izina rya Yesu. Hari terime yateye, nawe ntutubihirize. Imana igushoboze rwose utaza kukinyereza. Hanyuma rero reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Iyo bitabanjirijwe n'ijambo biba atari byiza. Umurongo wa 9 n'uwa 10 muri Luka igice cya 19 haranditse ngo, Yesu aramubwira ati, mwahageze? Ryari uyu munsi agakiza kaje, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 11. Avuga ngo jewe nsomye 2, wowe ukaba ugiye gusoma umwe, urawusoma inshuro 3. Okay. Avuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Reka numva abantu turi kumwe musubiremo kwasomye. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ijambo tugiye kuganira ndarisasira amagambo abanza nk'uko inyigisho yose isanzwe imera. Ubwo irya mbere ni ukwivuga, nitwa Nyagasana Ribukaroti, ndi mwene so ndabakunda, Imana ibamugisha. Irya kabiri ni ugushimira Imana yabanye natwe iminsi yose duherereje inyuma, kandi no kuvuga mu izina ry'abene data batabonye uko bashima, cyangwa se bataza kubona uko bavuga, kuba mwaratuzirikanye ukadushyira ku mutima mukaduhamagara. Nimuhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma agace ka kabiri muri aya magambo abanza ni ukugira ngo nibikunda, uretse ko nubwo bitanakunda tutabyitaho, twese tube mu mwuka umwe, dusobanure impamvu dushima.
ese abantu bose batuye Afurika, batuye isi bafite uyu munsi wo gushima? Twebwe impamvu dushima ntago nashatse kuba ari byo ntindaho, ni impamvu zigera nko kuri 5, ariko ndaba mvuzemo 3. Impamvu ya mbere nuko twebwe turi inzigo kuri Satani. Nimusoma mu gice cya 7 muri Yohana, Yesu yigeze kwanga kujya mu minsi mikuru y'ingando. Bene se kuko bamunyegaga baramubwira batese kutajya kwiyerekana, arababwira ngo jye singenda, mwe ntawe ubahiga, ngewe rero ndahigwa. Impamvu yo tugejeje aya matariki dushima nuko twe duhera mu kwa mbere duhigwa. Inama ya mbere yo mu bwami bw'umwijima, abize siyanse batemera bazamenyeshwa bahageze, iba saa 9 z'ijoro ikuzimu kwa Satani na n'ikegera cya Puruwoni, iba saa 9 isoza saa 10. Inama ya mbere, ibintu bya mbere yiga ni ukugusha abakristo bose. Icya kabiri, Satani arababwira ngo nimutabishobora mbahaye amahirwe ya kabiri, nimubabura mu byaha muzabateza ibyago, nimurabura mu byago muzabateze urupfu. Twebwe rero wowe utabyumva ntitwakwishinga, kuko twe turahigwa, turi inzigo kuri Satani. Mu Kinyarwanda umuntu wese yamenya turi ingabo zatorotse, bahora badushakisha rero kugira ngo batugarure. Ariko ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 muri aya masaha y'amasaa 6 zuzuye turi Nyarugenge, turashimira Imana ko Satani yafashe 0. Ngewe buriya niba hari abigishwa nkunda, ni abigisha batarabidishyi, bagira analize, bagira komantere. Abo tubihuriyeho mutere haleluya mu izina rya Yesu. Abenshi muri mwe murinzwe n'amasengesho y'abantu basenze, Imana irabarindira nabarindira. Icyo singitinda kuko si cyo nateguye, n'ubundi si impamvu yo kigutsindira, abwirwa benshi akumva bene. Kandi dukoze isuzuma, ukareba abantu banyweye inzoga muri uyu mwaka, abashatse abagore ba kabiri, abandi, wasanga Imana yarakoze iby'imbaraga. No kuba ukiri kumwe n'umugabo wawe uzabitangire ituro kuri Bonani. Hanze hari abantu bacanye ku maso, banze gucana mu ziko, baba baramujyanye, batagombera guteretwa, ahubwo batereta bo bagatanga n'amafaranga. Iyo migambi yose Imana yayihinduye ubusa, Imana ihimbazwe. Mpamvu ya kabiri ni icyo bita abadayimoni b'abahozi. Mu matsinda y'ingabo za Satani agiramo n'itsinda ry'abadayimoni bitwa abahozi. Abo bahozi rero bashinzwe ibintu byinshi, ariko ndavuga 2. Icya mbere, bashinzwe kutwishyuza abantu twatwaye. Urumva kanubana, barya abantu bose wapfukamishe mu rusengero, uzanye ibintu by'imyiryo no kwirara no kwiyemera, bakwereka. Daniel yavuze ngo bahindure benshi ku bukiranutsi, bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana rero irabazi, ariko na Satani arabazi abantu bahindurira abandi ku bukiranutsi. Guhera mu kwa mbere twatwaye Satani abantu, hari abapfukamye turi mu cyumba, hari abapfukamye turi mu giterane, hari abapfukamye turi hano i Nyarugenge. Barya abantu twashikuje, tukabashikuza nk'umushimo ukuye mu muriro. Abadayimoni b'abahozi bahora bakubita agatoki ko kandi bakabati, mwebwe muducike mudutware n'abandi, n'ubu turabatwara mu izina rya Yesu. Abadayimoni b'abahozi rero bashinzwe iki? Bashinzwe kudusarura tuteze. Igihe cy'isarura kigeze cyangwa gishize, Mana yanjye ntegeka unkozeho ikara ry'umuriro,
umuntu wese uhinga imbuto cyangwa uzirya arabizi yuko iyo ruteze rurabiha, ruba rubishye. By'umwihariko nka cyavoka cyo ntiwakigoragoza. Bisaba kugira ngo urubuto rwere urusorome, kandi by'umwihariko urubuto ruryoha ni urwereye ku giti, rugahishiriza ku giti, ku buryo urumanura ururya utagombeye kurutara. N'Imana buriya iyo uyifitiye umumaro mubanye neza ntabwo yanezezwa no kugukubirana ngo igutware imburagihe, keretse ibona imbere yawe hari umwijima n'ubunyerere utazabasha kwihanganira, nibwo ishobora kububushiriza izuba ukera imburagihe. Ariko ubundi abafitiye Imana umumaro, Kristo n'abatinzeho gato, imvi zizarinda ziba uruyenzi tukiri ku giti. Mwanditsi wa Zaburi ya 92 yavuze ngo bazagumya bere no mu busaza, ngo bazagira amakakama n'itoto. Iri tsinda ry'abahozi rero rishinzwe kudusarura tutagize gute cyangwa se kutwica imburagihe. Kandi ibitero byabo ni byinshi, birimo abaroga bagabuye, birimo abaroga bohereye, ririmo abaroga batongereye, ririmo impanuka z'imodoka, ririmo impanuka z'indege, n'uw'igare ryishe ryo ntirinagira na asiranse. Abakiri ku giti ni abahumeka, abagihumeka banyikirize haleluya. Iri tsinda n'ubu ryongere rifate 0. Abashinzwe gutwara abagore abana bagasigara bonka ibipfunsi, abashinzwe kubatwarana n'abana, abakoresha abagabo ngo babateme, abakoresha abagore ngo babarangize. Ariko turashimira Imana. Nari mvuze ngo turashimira Imana, ntabwo ari uburyo bwo kubemeza, turashimira Imana. Bene data baciye abakoze, hari ibintu 7 bitera Imana kwicuza ineza yagiriye umuntu ikaba itapanga iyindi. Icya kane turimo turakikuraho, ni uguha agaciro ibyo yakoze. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka niyongeze, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mu gikombe cy'isi ngo bibutse Pere ngo bamara umunota umwe bacecetse. Nagira ngo muhaguruke dushime Imana, twibuke Yesu waturinze. Niba abandi bibuka umuntu wapfuye atari buzuke, reka duha agaciro umwami wacu, tumubwire ngo abo warindiye ku giti, abakiriho turagushimiye, abagihumeka turagushimiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Waraturinze amezi yose uko ari 12, kandi uzaturinda n'imyaka dusigaranye. Tuyikomera amashyi atagerwa ku mashyi mu izina rya Yesu. Kubera ukuntu mwitwaye neza, mbahembye guhita mwiyicarira, mbahembye guhita mwiyicarira. Nta patano mfite aho ngaho, aho nshobora ndagereza abandi mukomerezeho, ariko ntabwo nasoza aka gace ko gushima ntavuze impamvu ya gatatu. Impamvu ya gatatu turwanywa nuko twebwe, ndabivuze mu izina rya Yesu, babarage ku kagari, nitwe bwoko bwa mbere. Abantu babyawe ubwa kabiri bakezwa n'amaraso mu migabane yose igize isi, nitwe bwoko bwa mbere. Yego ko mwami wanjye, nitwe bwoko, Abanyarwanda, Abanyamerika, Ababirigi, Abakongomani, Abagande baza bwa kabiri. Hanyuma ubwoko bwa gatatu muzabusanga muri Yohana igice cya 19, buri no muri ubu bundi muze haruguru, bwitwa bisi. Kandi ukuntu Yesu ari umuhanga, ku murongo wa 9 ntiyanabasengeye, yaravuze ngo data ndasabira abo wampaye, sinsabira bisi. Kubera ko abisi bameze nk'abantu bafite amaga, ntabwo amavuta y'amasengesho yabafata.
baca umugani mu kinyarwanda ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera Rwanda rwiza rwagasa ni ikirezi kiresi byiza nararubonye sinarubwiwe. Buriya ibyo ngibyo nimo muba ntubyumva kuko uwambaye ikirezi ntamenya ko. Ngize ibihe byiza kandi Imana ishimwe. Kuko ubu bwoko ni ubwoko butabamo amatiku, ngo n'umwana muto wo muri bwo uzi gusenga. Nta kimenyane, nta ronda koko, nta ronda amazuru. N'umukecuru wo muri bwo iyo avuze ati mu izina rya Yesu abaje mu bashyi, dayimoni ihita imenya ko ari umuntu wo mu bwoko uje. Tugiye mu ijambo ry'Imana byadufata umwanya, ariko reka tuhaceho gato. Nimusoma 32:10 mu gutegeka, uzasanga indirimbo Mose yahawe n'umwuka ngo n'itorero rizayiririmba. Yaravuze ngo ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo iwabo inyamaswa zihuma, ngo arabugota burinda nk'imboni y'ijisho, ngo arabukuyakuya ngo nk'uko ikizu. Eka ubwire ntabwo wafashwa, nta n'umwuka urimo Jean Paul watuma umenya iyi mibare, ntibibaho. Uzi ubu bwoko ni Satani wenyine. Niyo mpamvu abutega ibitero bitabareka. Niyo mpamvu iyo turaha ukumva ziracarimo ubu ukwiye gushima Imana. Ngo nk'uko ikizu gikangura ibyana kigahungiriza amababa hejuru yabyo, ngo niko Uwiteka yari umuyobora wabwo wenyine, ngo nta mana y'inyamahanga yari hagati muri bwo. Nitwe bwoko bwa mbere. Ubwoko bushobora gusonzana amasezerano bugatuza ntibwibe. Ubwoko bushobora guhangayikana ijwi ry'Imana ukavuga uti yaravuze. Ko mfashijwe mwanyikirije, haleluya! Abenshi mu bicaye aha ntabwo murahabwa randevu n'abakomeye, ariko ubu bwoko iyo bugiye mu cyumba Imana yabonezerewe, ntabwo ibikita abana b'abantu, no. Irenga no kubwita ubwoko ikabita abana peke yaka, abana bayo bari kwiranga muntu yayo. Ubwo bwari ubwoko bw'Abisirayeli, ko busobanura ubwo mu isezerano rishya bwitwa itorero, rwa mbere rwa Petero 2:9. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko. Kandi ntago muri ubwoko gusa, ahubwo muri abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ryabahamagaye, kabakura mu mwijima ikabageza mu cyo wayitangaza. Baririmbye numva naririmba, ariko kuko umuyobozi yaramaze gushyirishaho umwanya wo guhimbaza, ndabanenda wasanga hari umuntu ufite imyumvire mibi yagira ngo ndimo nigana, numvaga nanjye naririmba. Ariko mu baririmbyi nigiyeho umutoza wanjye ni Dawidi, kuko Dawidi aririmba atitaye uko Mikara byumva. Ye nayoboye korari imyaka 10, abaririmbyi benshi bananiwe mu mwuka, bushaka kuririmba ngo twemeze twese, haba harimo asabuzukuru ba Mikari. Jya uririmba utitaye uko Mikara agira ate abyumva. Numvaga navuga nti sinabura kugushimira no kukubaha, kw'iminsi yanjye wayongereye. Ibisigaye muzabibaze korari yo Mukove, menya ari abatoranijwe. Yaravuze ngo hari ubwoko butavumika bwitwa bw'abanyamugisha, ufite Imana nyamana igendera muri bwo, ntabwo bavumika. Uzabaze Baramu, ntabwo bavumika, uramenye ntugapfe kuvuma. Ba bantu bo mu muhanda baravuga ngo ni ukwiyongoza. Baramu agiye kubiyongoza arabitegereza, agiye kubavuma abahesha umugisha. Ati navuma nte ab'Imana itavumye, ntarakarira nte abitarakariye. Icyampa gapfa nk'abo bariya banyamugisha. Urakoze ubwoko bw'Imana, haleluya! Musa umwe abigishwa 70 birase kuri Yesu ngo n'abadayimoni barabumvira. Arababwira ati murananiwe mu mwuka, ntago muza agaciro kanyu Imana ibafite mu irangamuntu.
ngaho rero abatari babizi turabakopeje muzitsindire mu kizamini. Impamvu twebwe uyu munsi nk'uyu ugeze dushima ni uko icya mbere turi ingabo zacitse. Iyo tubonye Satani adukurikije amahiri n'amabuye n'imuhumetso n'ibitwaro bye byose, tukabona tugeze uyu mwaka tukiri mu nzu y'Imana kandi tugifite mu mutima inzira z'igisiyoni, dushima Imana. Ijambo rya kabiri ni uko iyo tubuze ku byaha tuzanira ibyago, ariko n'ubu turamutangarije kuko arumva abayobozi ko amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, ariko Uwiteka azadukiza muri byose. Ijambo rya gatatu ni uko twebwe abajya birata twa tuntu twabo Imana yavuze ko twasigaye mu mutima, ndavuga tw'amoko rwose turepfiriya, na leta y'u Rwanda ntikiduha agaciro. Ubwo urumva sinzi aho muzatujyana kuko nta soko dufite muri uru Rwanda. Ariko niba mwumva munatwishingikirijeho, umuntu yaba nk'abiri cyangwa rimwe cyangwa gice ku 10, twe turi ubwoko bukuru. Kandi ibi ntabwo ari ubwiyemezi, kuko mu ishuri biga ubumenyi, ubwenge n'impano y'Imana. Ariko kuba ufite n'ubumenyi si ukuba uri profeseri, ni ukuba we wiyizi. Kubera ko tutasinze kandi tutasaze, turiyizi twebwe. Tuzi ko turi ubwoko bw'Imana tubeshejwe no kwizera Yesu Kristo. Abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Hanyuma ikindi, turi ingabo kandi tuzatsinda mu izina rya Yesu. Ijambo twasomye ryatubwiye ngo Yesu aramubwira ati uyu munsi, numve ko mu gihare ryari mu myandikire y'Ikinyarwanda, iyo ijambo rivuze uyu munsi riba rivuze uwo nyine. Iyo rivuze igihe byandikiwe rivuga uwo munsi. Iyo rivuze uyu munsi rero uba ari uyu nguyu w'itariki 28 z'ukwezi kwa 12 muri aya masaha y'isaa 6:15. Ubwo bivuze iki? Biravuga ngo ubuhanuzi si ubwo ku cyumweru, ahubwo n'ubwo kuwa gatatu. Ryari se? Nimwe ntimushimwa kabiri. Ryari uyu munsi. Yesu aramubwira, ntabwo Yesu yababwiye, yaramubwiye. Ijambo rya gatatu aramubwira ngo agakiza kaje muri iyi nzu. Iri jambo risobanura iki? Riravuga ngo agakiza k'umugabo saa k'umugore we, agakiza k'umugore saa k'umugabo we, agakiza k'umubyeyi saa k'umwana, agakiza k'umwana. Reka mbabwire ingorane abakozi b'Imana twagize. Abantu bakundiwe n'amagambo, bakunda kuvuga ngo abana b'abakozi b'Imana. Ubwo ntimuhise mubyumva. Ariko jewe nta ntambara mbibonamo. Jewe ntago ndi umuntu runaka nari ngiye kubavuga, ariko numva atari ngombwa. Hari abantu bagira imyizerere runaka abana babo bazungura. Ariko agakiza ntabwo ari umutungo uzungurwa. Turi kumwe? Turi kumwe? Yohana yaravuze ngo bakundwa, turi abana b'iki? Niba rero umwana, jewe Nyagasani aribuka ndi umwana w'Imana, ntabwo bisobanura ko abana banjye ari abuzukuru b'Imana. Ibyo ntimuzabipfe. Kuba umwana wa pastori yanywa inzoga cyangwa agasamba ntabwo ari skandale. Icyo Satani akoze ni ukumubabaza gusa, akoresheje babadayimoni babahoza. Ariko ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo tubishyire kuri YouTube tubifate nk'aho intambara yabaye. Ntabwo ari umwisilamu ngo umwana wazungura ubwisilamu. Agakiza ntibakazungu. Babajwe nuko mutabishyikira. Mu cyumba abantu basenga bari mu bihe byiza, si ngombwa ngo umwe akagire n'undi agira ate. Abana bacu bakizwa kubw'ibintu bitatu. Icyambere, bakizwa kubw'amasengesho yacu, kwinginga Imana ngo Mana umbabarire ntuzanteza agahinda ngo abana banjye babe nk'abaeri. Ariko nibisobanura ngo ubwo ngo yarakavukanye ngo yavukiye mu maraso meza. Gukizwa bigira igisobanuro kimwe na Abefeso 2, gukizwa n'ubuntu. Niyo mpamvu Yesu atabwiye abari aho muri icyo giterane ngo uyu munsi agakiza kaje muri izi nzu, akavuga ngo agakiza kaje muri izi, kuko nawe uri umwana wande Aburahamu.
Impamvu ya kabiri, abana bashobora gukizwa kubw'imbuto z'ababyeyi babo. Impamvu ya gatatu, reka nyizigame. Urwo rujijo ndaruciye, nutatandukana narwo uzaba wizize, agakiza ntibakazungura. Kandi hari ibintu abantu bagira intambara, ngo se ngo kucya abwiriza adakijijwe, ngo se ngo kucya ayobora adakijijwe, ngo kucya aririmba adakijijwe. Ntabwo ari igitangaza ko umuntu yabwiriza neza kandi atarahura n'agakiza. Turaje turebe ibimenyetso. Ibyifuzo dusengera, reka mbivuge mbere. Icyifuzo cya mbere ni uko Imana ikwiye kudufasha iyi minsi isigaye uko ari 4, uhereye kuri uyu munsi hasigaye iminsi 4. Tukambuka kuri uyu mwaka, tukawambuka nk'uko twambutse iyindi, ariko twambukanye icyangombwa kizaduhesha ubugingo. Igitero cya 6 cy'indirimbo ya 424, reka twongere turirimbe mu izina rya Yesu. Kiravuga ngo umugabo nta bwenge nta rwandiko agira nuko ageze bamubaza urwandiko rwagatanga hano mpafite inzandiko ebyiri nshaka kwifashisha. Urwandiko rwa mbere nirwo nagereranije na Gatanga ka mbere. Hanyuma iyo bavuze Gatanga ka mbere nuko hari na Gatanga ka kangahe? Ka kabiri. Gatanga ka kabiri ni iki rero? Gatanga ka kabiri ni imihango y'idini. Akanara kavuze ubushize, mbemera ko nzagasobanura. Gatanga ka mbere rero ni iki? Gatanga ka mbere ni agakiza. Hari amagambo abiri twitiranya ariko asobanura ijambo rimwe. Ntabwo hariho umuntu wakijijwe hakabaho n'umurokore. Umuntu arokorwa n'iki? Arokorwa n'agakiza. Iyo amaze kukagira muri we, ariko Gatanga ka mbere, abarokotse wamwita umurokore. Umuntu arokoka habaye iki? Umuntu arokoka habayeho ibyago birimo urupfu rutsemba abantu, hanyuma wakagira ate? Akarucira. Ubwo biravuze ngo n'umuntu wacitse ku icumu ry'ibyaha byitwa itsemba barokore ryo mu minsi y'imperuka. Ntabwo ari ibintu birimo urujijo rero, ni ibintu n'umuswa mu mwuka yamenya. Agakiza gakiza iki? Uwakakiriye kamukiza ibintu 5, ntabwo kamukiza 4 ngo hasigare kimwe. Icyitonderwa, abasomye igitabo cy'umugenzi, kugira ngo umuntu akizwe atera intambwe 9. Uhereye aho yumviye ijwi, intambwe ya mbere ni ukumva ijwi. Niyo mpamvu ubutumwa bwose avuga ngo ufite ugutwi niyo bwira iki? Amatorero. Hanyuma uyu mwanditsi niwe wabivuze neza. Intambwe ya mbere ni ukumva, iya kabiri ni ukwizera, iya gatatu ni ukubatizwa. Hanyuma murabizi ko abantu bava muri Yorodani bajya mu mirimo. Aba yarakwiye gutera izindi 9 kugira ngo abakijijwe. Bisobanuye iki? Biravuze ngo mu nzu yitirirwa Imana, kuko Imana ntigira inzu n'ahangaha, ntago yahakwira. Habamo ibyiciro 3 by'abantu, kandi mu bantu bose uhereye kuri aritari ukageza kuri iriya. Icyiciro cya mbere ni icy'abantu bakiri mu rugendo bataragera aho bakirizwa. Icyitonderwa, njyewe nshobora kuba ndi mu rugendo rw'agakiza. Intambwe ya mbere nayiteye, numvise ijwi. Iya kabiri ndizera. Iya gatatu uzizera muzagire gute paso? Muzamubatiza. Naratere iya 4, ugahita umfatirana utijya muri korari. Burya ni wowe unteje ikibazo. Wagomba nkatera iya 4, n'iya 5, n'iya 6, n'iya 7, n'iya 8, n'iya 9. Intambwe ya 9 igarukira ku musaraba. Ngo niho umuntu asanga abagabo bangahe? 3. Icya mbere bakamubwira ngo ibyaha byawe ugize ute? Ibyaha bya agakiza ari ikintu cya mbere, gakiza imirimo yose ya kamere. Icya kabiri ngo bakamwambura ikanzu y'ubushwambagara. Iteye iki?
iyi kanzu y'ubushwambagara iteye ibizinga nibyo mwinshi mwigishijwe cyangwa murabyigisha, ariko simpamya ko mwese mubisobanukiwe. Niyo bita karande mujya muvuga. Karande bamo amashami 4. Ishami rya mbere ni karande y'ibyaha by'iwanyu. Nimusoma Zaburi ya 51, Dawidi yatura yasambanye na wa mugore, yabwiye Imana ati nta kindi gisobanuro mfite, umbabarire. Mu byaha ni mu mama yagize ate? Amateka avuga ko Dawidi atavukana na ba Eliyabu, avuka ku wundi mugore. Bivuze ngo yavutse mu buryo butemewe n'iki? N'amategeko. Abati rero kuba mama yaraje kwihambira kuri data akambyara, nanjye nkaba narenza abagore 13 nkajya gusambana n'abatisheba, wihangane ndacyambaye igiki? Ikanzu cyitwa Imana iramfasha mu izina rya Yesu. Abadayimoni 1/3 bavuye mu ijuru burya ntibakuzi, uzwi nabo bita abazimu. Abazimu ni uruhererekane rw'abantu bapfuye mu miryango iwanyu batanditse mu gitabo cy'ubugingo. Burya nibo bakumurika bagira itoroshi, bakabati dore se yaribaga, reka basibe sharijeri mu rusengero. Sinumvise ngo bana bibye telefone hano, nge nzajya nza kwigishiriza nyizanye. Ubwo nibantera hare bakayitwara muzayiriha. Uriya muntu yakagombye kuba yibana n'andi mabandi, ariko yigize umurokore ngo abone uko agira ate? Aza kwiba mu rusengero. Nitunasenga ujye ufata akantu kawe, utazaza kurangisha bagatwara, utazabona baca imigara bose ngo ugire ngo barakijijwe. Umuzimu ntiyanagufata ngo bikunde, kuko umuzimu ntafata umuzimu, ahubwo umuzimu akumurikira umudayimoni. Dayimoni zishinzwe guharamfora abazimu, umuzimu akakumurika dore umujinya w'iwabo watumye ibihaza bihenda. Kubera umujinya w'umurandura nibwo uzabona abantu benda kurwanira no mu rusengero. Kaya nagusakura ko tuje mu nzu ubwo umuntu ushaka kurwanira n'undi mu rusengero hanze yaho byagenda gute? Bamumuritse, abadayimoni baramufata. Ishami rya kabiri ryitwa karande y'akarere. Ese turacyari kumwe? Munyikirize. Haleluya. Zishizemo. Haleluya. Zamura gace. Haleluya. Karande y'akarere isobanura iki? Jewe aho mvuka, umuntu wese utarabyarwa ubwa kabiri ashobora kukugambanira museka anakwereka ko ari inshuti. Niyo karande yepfuye. Ariko iwabo uriya mugabo waduhimbarishaga, iyo akwangara bikubwira ukamenya uko witwara. Niba ugifite ubucakura n'uburyarya bw'iwanyu naho uvuka n'ubugi waje n'ubugize gute no kwirerembuza ukuntu, akufite karasa nako ni fotokopi. Ni gatanga ka kangahe? Ka kabiri. Akare ntago kazakwinjiza mu ijuru, azahinjizwa na ka kangahe? Kandi Satani ni umuhanga, azi ikintu cyaha kwinjiza ko ari gatanga ka kangahe? Ka mbere. Wo rero wabwiwe ngo niba ugafite igice cya kabiri n'icy'abagafite, komeza icyo. Abantu bari hano bafite ikibazo nk'icyanjye. Abana banjye bose bajya kwiga muri garidiyene cyangwa mu wa mbere, naguraga ikaramu buri munsi. Se byagenze gute? Ngo bayincapuje ikaramu, bayincapuje kugeza ubwo tuguriza ibiti abarimo barazanga, kuko hari abashinzwe kuzibacapuza. Muri hano tuganire. Haleluya. Munyikirize. Haleluya. Satani bimwe narabivuze, arwanya ibintu bitatu mu itorero byonyine. Ikintu cya mbere, arwanya agakiza. Kandi iyo akagucapuje ntashobora guhita agenda ngo agatware, reka da. Iyo atwaye akambere agusigira ka kangahe? Ka kabiri. Noneho wareba ka kabiri ukagira ngo karacyari akambere, ariko ni fotokopi. Ntabwo mu maofisi yose babaza fotokopi. Hari aho ugira bakagura ati zana. Yes. Reka ngarukire. Ikintu cya mbere kiraje Satani ishinga n'abadayimoni n'abafuramaso n'aberiminati n'indi miryango yose uko ari 6 ikorana nawe, no gutwara abantu gatanga ka kangahe? Kandi ubu tuvugana abagasigaranye nibo benshi. Nyuma ya jenoside mu mijyi myinshi muri iki gihugu
hateye abantu b'abajura ngo bakinga abantu mu maso iki. Nanjye bankinze amavuta. Nahise ku muntu arambwira ati bosi ngo afite ibibazo by'amafaranga, yampembye amavuta, noneho kugira ngo inzara inyice amavuta yarageze kuri 6, we mpa 4. Ni 4. Numva 4 ntago ari menshi. Ahita yazamura mu ntuza mu ideba, arazamura, ndebye mu mufuniko mbona na amavuta meza atagira ukwasa. Umutima urambwira ngo urayungukaho 2. Undi mutima urambwira ngo yajyane mu rugo yabike uzayagurishe yaruriye. Nari ntaragira ubushobozi bwo kugura idebe, ndagenda ndayabika. Umunsi umwe ku rusengero haje abashyitsi, rero negera bari mu gikoni ariko ndababwira nishingiye ukuntu iriya korari irimba neza, ntimuyitekere ibirayi bitogosheje. Ndababaza nti hari amavuta angana iki? Bati hari 3 litiro. Ndababwira ni mu rugo hari 5 litiro. Bati genda uzizane noneho mu bitogose, mu bigira imijugwe, mu biteke sote. Ndagiye nsanga bamaze kubyarura, bagikuramo wa mufuniko. Noneho kuko yari amazemo n'iminsi, yari ameze nk'amarike nayo y'imvura, yanukaga kubi. Ubwo nanjye ngo mbitse imari, ngibyo ibintu abantu babwiririzaho, ngibyo ibintu abantu baririmbiraho, ngibyo ibyo baciraho imigara, ngibyo ibintu batereraho za harira z'imirambararo, ni ibintu bitazabasha kubinjiza mu bwami bw'Imana. Ndabizi muri iri terano turi kumwe n'abigisha benshi, ariko nta marushanwa murimo. Hanyuma twebwe abigisha tugira ikosa ryo gushaka kwigisha abantu bagatsindwa, ariko imitima yacu ikagumya kuba iki. Abayobe bose bahagarariwe na apotere nta bwenge. Umwarimu wabo ni Bishop Magambo, bazi ibicijana byo mu byanditswe, ariko gushyira mu bikorwa ibyo bigisha n'ibyo bigishwa ni ikizamini cyatsinda abacyane. Umugore wajyaga kubona ukabona ahururanye igitenge, se madamu kuje wiruka wafatiwe nk'utwa ivore moteri igeze ahaterera ngo nkeguze make, yakuramo agasanga ni agapande bamukinze iki. Twihute. Ikimenyetso cya mbere nari nakivuze ariko ndagisubiramo, hari abari barangaye. Imirimo yose ya kamere uko ari 15, gusambana, gukora ibiteye isoni by'isoni nke, kuroga, kwanganisha ari umujinya, amahane, kwirema ibice, ibyo byose ni 15. Bagalatiya 5:19. Iyo tubyigishe murabona ngo ntago tugomba kubigisha umubatizo kandi muri abantu ngo b'Ikigali, ariko reka tubigishe, wenda wabona ugize umugisha. Agakiza karabikoropa kakabimara ari igikuru na kiri muna cyacu, guhera ku cya mbere kugera ku cya 15. Niba atari uko byagenze, waba warahuye n'abandi ba Yesu, kuko muri Bibiliya yacu ntabwo haba Yesu umwe, habamo ba Yesu 3. Habamo witwa Bari Yesu uhagarariye abayobe bose. Simfite umwanya ngo mvuga amoko y'ubuyobe, ubwoko bw'ibanze bw'ubuyobe bubamo udushami 10. Ariko abayobe, reka mbaha agace gato k'ubuyobe. Umuntu wese wibwira ko adahari bitakunda, aba afite ibimenyetso bya Bari Yesu. Wa muntu uvuga ngo ntaririmbye, ngo ntacuranze, ngo ntabwirije, ntabwo ari Kristo. Kubera ishyaka ririmo uburangare, Paulo yaryise ishyaka ritarimo ubwenge. Hari ukuntu wihuta utashishoza, Satani akagukubita Bari Yesu ukagira ngo ni Kristo muri kumwe. Ibyo ngiye kuvuga abantu benshi ntago babizi, sinifuza ko banabimenya. Abantu mwese muzi mujya mugiranira amakimbirane mu rusengero, mukagirana amakimbirane, mukagirana amahari, ntimwemerane, mugahirikana, mukagambanirana, mugasebanya. Ntabwo ari Yesu Kristo mutunze, ni Yesu wa kabiri wundi witwa Yusito, ahagarariye abanyamahane bose. Bivuze ntasinze, bivuze ntasaze, bivuze nteganya kugaruka cyangwa kutagaruka, byose birashoboka. Ariko niba bajya baguhamagara, hari abantu baba mu matsinda runaka, bikaba bizwi yuko yashoza intambara. Hari n'abantu bakunda intambara, zaba zitabaye ntagira ate, akemera akajya no kuzishoza no kuri YouTube, agateza promike, agateza intambara, amakomanteri, induru zikavuga. Ntabwo ari Kristo. Yesu wacu afite indangagaciro 7. Indangagaciro ye ya mbere avuga ngo ko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege.
ndabaririmbira ibyo wampfiriye, wankunze mfite ibyaha nararutse. Hanyuma ubizanye ikirize, uwanga mwene se, mwanze kuvuga, uwanga mwene se, uwo mwicanyi ni Kristo wamuhamagaye. Reka ndamurenganuye ku mugaragaro, bose babire mwami wanjye, ntibazakuvugira ibyo utakoze. N'ubu hano urirebera, n'ubu turi kumwe hano kuri aritari. Umuntu wese ujya uhirikana na bene se akagambanira nabo, bapfa icyubahiro, bapfa ibiryo, bapfa amafaranga, bapfa intebe, bapfa iki, ndabivuze, ntabwo ari Kristo babonanye. Indangagaciro ya kabiri y'umwami wacu ni umwami w'imbabazi. Yababariye abantu bamuteye icumu, amaraso n'amazi amushiramo, ngo arabareba arabatiza injiji zitagira na garidiyene, arabata Imana ntubarenganye, ubabare kuko batazi. Were ngo waramubabare ngo ariko azibane nawe wibane. Ntabwo ari Kristo ufite. Indangagaciro ya gatatu ya Yesu ni ukwitanga. Niyo mpamvu yavuze ngo uyitanga azagira ate. Hanyuma reka ngarukire ku ya kane, ntabwo ariyo nateguye. Indangagaciro ya kane niyo nari ngendere, ngo yoroheje hehe. Uzi ko dufite abantu bitirirwa Imana, banakorera Imana mu byiciro runaka, ariko wamwegera ugatangira kwicunga, kabuti ntawamenya. Ntabwo muzi yuko abantu batarananirwa mu mwuka, umuntu yahuraga na mwene se bigasa no kugwa kuri matera, ariko zibeshye amahwa guhanda imbavu zituritse. Nashaka kubasobanura ko agakiza gahesha ubugingo, gatanga kambere gatangwa na Yesu gusa. Karande ya kabiri n'iya gatatu reka nyihorere, ariko sinagenda ntababwiye icyo bita karande y'ibyago. Ibamo ibintu byinshi ntavuga, wenda hari abantu bakomereka, wenda twivugireho bigisha mu ishuri bita ngo ni hereditaire, asima ziwabo, diabetes iwabo, abadayimoni biwabo, igicuri. None iyo turi muri usanga abantu bavuga ngo jewe ngo nkunda ngo abarakore ngo ukuntu basenga ngo ariko ibyaba ngo sinabijyamo, ngo kondisiyo zabo ziragoye. Uzarorere, uzagumana. Ndashimira Yesu watuzaniye agakiza kakadukura mu mateka. Aha, mwayamuhaye niba mwumva birimo. Bene wacu baravuze ngo twageze mu gakiza kawe. Mwebwe muririmba uko korari yanyu iririmbye, twageze mu gakiza kawe. Abari barwaye bwaciye ibyaha turi mu mutuku, waradusize uduha icyubahiro cyawe, waduhaye imibereho turashimye. Ntabwo wandemanye ibihembe cyangwa ndemana umurizo, wandemye mu ishusho yawe. Reka mbabwira benshi muri mwebwe babambitse imyishwa, abandi barababandisha mwambaye ubusa, abandi mukora amahano. Iyo tutagira Yesu tuba twarasaze twirirwa twiruka, n'abapolisi ntibari kubona uko badutanga, ariko Yesu yaduhaye agakiza karadukana. Haleluya! Haleluya! Amen. Haleluya! Haleluya! Amina. Haleluya! Amina. Abakijijwe haleluya! Haleluya. Icya gatatu, agakiza gakiza ikintu bita ibikomere. Ibikomere ni iki? Ibikomere ni uruhererekane rw'ibintu byababaje umuntu mu buzima, cyane cyane ibyo yatewe n'abakagombye kuba baramugiriye neza. Bikaba ingorane y'inkomere ebyiri zihuye, imwe ari umugore iyindi ari umugabo. Zose ari inki. Nibwo uzasanga umugabo ashaka kwifata nk'umwana ngo ntibamuhaye keya, kagira ngo ahabwe keya nk'iz'umwana w'igitambambuga uvuye ku ibere. Umugore akagira ikizamini cyo guha keya umucuko no guha keya nde, kuko bose bahuye ari inki. Aba bantu mubona uhugura gatoya akaba arivumbuye agahindura itorero.
barya bose ni inki, kuko ntabwo umukandagiye ahubwo uramutonetse. Icara neza nkwereka, gira ibirenge byawe gutya uko nguko, tegure ndaje ngo kandagire. Ubu wahita ujya mu bitaro, oya, ariko ari igisebe kigiyemo akatsi, kubera ko ntabwo ari agakiza atunze, afite fotokopi. Agakiza kava kuri Kristo komora ibiki. Keya zose waha umugore, keya zose waha umugabo, amafaranga baguhemba, ofisi wakwicaramo, iduka wagira utarahuye na Yesu, ntiwatana n'ibiki. Se shaka usigaye utaha utinze nk'umutari wabuze ibisoma byagenze gute? Ngomba ngira ngo byibura mpagira umugore yagize ate? Erega isi ingoma y'abidishyi, amaso yanyu nahweze, mufate nk'iminota amasegonda make mutekereze, uraza gusanga atari ko gahari. Kandi cyitonderwa, ibintu byo kuvuga ngo ibikomere birashira ngo hagasigara inkovu, muzabeshya badasenga. Iyo ari Yesu bikijije n'inkovu azimaramo. Hari ababyumvise ngo batere haleluya mu izina rya Yesu. Ahubwo ikindi Satani akora, akoresha uburyo aca hirya akaza kuduteza ibikomere biruta ibindi, byo bita ibikomere bya kabiri, ibikomere bya bene data. Bya bene data tubana mu murimo w'iki w'Imana. Ariko turashimira Yesu, ari ibya kabiri n'ibya gatatu agakiza karabikoropa. Ikimenyetso cya gatatu cyerekana ko agakiza ufite cyangwa agatanga kambere ufite ari agakiza gaturuka kuri Kristo, ni ikintu bita gukira umuvumo. Umuvumo ni iki? Umuvumo ubamo ibice bitatu. Igice kinini ntago nakivuga hano, ariko nk'aba bapaseri bakuze barakizi. Ni umuvumo w'ababyeyi bakora bakabigenza ukuntu hariya hirya indani. Kandi cyitonderwa, iyo umubyeyi akuvumye ahereye ku byo agushinje, umuvumo uragufata. Hanyuma igice cya kabiri cyitwa umuvumo abagore bavuma abana babo bakina. Hano hari abantu bababaje ba nyina, nyina yasirika akabona kumuterura ari inkuma akabona ntiyabivamo, agahita amubwira ati Shariro, tishana, ati maze nujya kubyara uzagira ute? Uzibanze. Ukagira ngo ni ibiganiro, ariko burya yagize ati reka nkubwire, nudakizwa abana bazakurushya. Abakobwa bajye basimbuka igipangu basize amakaroni mu rugo n'amakaro, basize amakaroni ku meza n'amakaro mu rugo, basimbuka igipangu bajye gusambana. Ibi wivugisha ngo abantu basambana ngo ni abakene. Bazakwahagiza uburabakwe n'abakazana wabyaye n'abaramutswa n'abakwe, bazakwahagiza usaza imburagihe. Nta kindi gikuraho umuvumo uretse agakiza. Ibisigaye ni imihindo nk'imvura yo mu kwa kabiri, abantu bo mukunda umuntu babeshya. Kubera ibihango bitatu umugore agirana n'umwana, igihango cy'amaraso, igihango cy'ibere n'umugongo. Ibi bihango bimwemera ko ikintu cyose avuze ku mwana we kiramukurikirana. Wabivuga urakaye cyangwa wikinira, niba umwise ngo ni agakobwa kabi akurumye ku ibere, nashaka azajya anywa nido arye sererake, ntashobora kuzagira ibiro 60. Bibaho keretse nagira umugisha akabyarwa ubwa kangahe? Ubwa kabiri, agahura nande na Yesu akamukiza umuvumo. Ucitswe ukamwita igicucu, nashaka azige kuri diswari, ujye umushakira n'ishuri wita ko rigezweho. Ntashobora kuzaza mu bana 10 ba mbere. Ibibaho. Nta kindi gihesha gukira keretse
agakiza gaturuka kuri Kristo. Icya gatanu, gakiza ikintu cyitwa indwara z'imyuka mibi. Zibamo amoko ntabonye umwanya wo kuvuga, ariko reka mvuga ubwoko bumwe mutitaho bwitwa umujinya umara ukwezi. Ukarakara umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri ukabyimba nk'igipondo cy'ibidiya, umunsi wa gatatu ukabyimba nk'ikimigati, ejo bundi icyumweru kigashira ikindi kikaza, ugasanga ijambo basomye kuwa gatatu nturyibuka, ariko umuntu waguhemukiye muri bibiri. Urabuti ndamwanga n'inzoka yanjye kagira gute? Paulo yabwiye Abefeso ngo nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge, kuko turi abanyantege nke. Warakara umuntu yakurakaza bukagufata, ariko ijambo rivuga ngo burengane n'iki? Were niba burarana ukagutera kuririmbana n'umugabo ya ndirimbo yitwa ibivazuba niburengera zuba, ukabuzindukana ukabwiriranwa n'undi munsi, icyumweru kigashira ikindi kikaza. Rwose wiyakire, si Kristo utunze. Ushaka kugira umugisha uyu munsi mukabonana, nawe akakubwira ngo agakiza kaje. Iyi nzu Yesu yavugaga mu Kristo agira inzu 5, ariko reka mvuge ya mbere ni iyi ngiyi igendanwa, iba mu rwa kabiri rwa Bikorinto 5:1. Agakiza kaze hehe? Muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wande. Hakaba ibindi bimenyetso simusiga bitatu byerekana ko umuntu akigafite. Icya mbere ni ikintu cyitwa ubumuntu. Ubumuntu ni iki? Ubumuntu babusobanura mu buryo butandukanye, ariko Bibiliya bivuga mu buryo butanu. Ndavuga bune. Ikintu cya mbere kigaragaza umuntu ufite ubumuntu, ubwo bumuntu bumutera kugira ubuntu. Bumutera kugira iki? Kubona abana rero bakinana n'uwawe bari mu biruhuko kubera ko ibiryo byuriye, ugahita uvuga ngo nikize ngitume mituyu, kandi bagiye ku meza niba warakigeze nta kagihari. Niba umuntu yagupfana ufite uburyo kandi musengana, ushobora kuba warahuye n'umujura kakagucapuza, nta kakigize gute? Ubumuntu butera ubufite kugira iki? Ngira ibintu njya ntekereza, ndashimira Imana ko nakijwe, ntakizwa nari gusara ko ntekereza cyane. Njya nibaza inkoko, nkibaza amafi, nkibaza n'ihene biba mu mahoteli n'amaresitora. Nkabona ariko aba bantu babirya babisangira n'abo bashakanye. Nakoze ubushakashatsi bwanjye, ntihagire uza kunkosora ntawe mbisabye, ariko nasanze 80% y'amafi n'inkoko n'ihene zicaracara mu mahoteli n'amaresitora yiyubashye biribwa n'abagabo. Hanyuma abagore bafite ubushobozi nabo bagaca ku ruhande bakirwanaho, ariko badafite ubushobozi bakarya gasombe, bagashyiramo na magi na asante n'akawunga cyangwa kavange cyangwa igitoki cy'ikimene n'inyanya z'ikimene kuri marato. Wamubona abyibushye atya ukagira ngo abyibushye umunezero, nahabyibushyemo n'agahinda n'Imana ihishira, kuko urugo rwabo nta gakiza gahari ngo kazane ubumuntu buzana ubuntu. Umugore ushonje yagiye gusura mwene se basengana, aramubwira ati nubwo nje rwose maze 3 ntarya, wareba ukuntu ngenze.
akibaza ukuntu aza kumugenza, ahita haza mugenzi we uri ku rwego rumwe nawe, hanyuma aramubwira ngo bawicaye hanze ku rubaraza mbanze nakira uyu muntu. Baraganira, bageze hagati ngo aramubwira ati jewe ikintu mpfa n'abagore b'abaturage babumye iminwa nta n'uturabero bisize. Iyi minwa yumye si impamvu za rabero, ni impamvu z'uko imaze gatatu ntacyo irya, kuko wahungiye hatagira ubumuntu. Mu yandi magambo, ubumuntu ni ishyiga rya gatatu, kuko agakiza ntikagenda n'amaguru, agakiza kariyubashye, kagiye n'amaguru kakora impanuka. Reka ne kuvuga amashyiga .com bazi gaze, tubyita imitende. Agakiza iyo kagihari kagendera ku mitende itatu, umutende ipine y'imodoka, ngo nibyo mwumva. Ipine ya mbere ni ubumuntu. Reka numve ko mukiri imbere y'Imana munyikiza ngo ni ubuki, kandi ubumuntu bubyara iki? Mufite amavarizi yuzuye imyenda ijyanye n'ikirori, ijyanye na graduation, ijyanye, ariko iyo umuntu ahora mu mwenda umwe, abagore bo bazi kubyitegereza, bakavuga ngo ahora mu mwenda umwe nk'ibara ry'inka, mugahora muca umugara. Ku birenge byawe niho natabariwe, aho data na Mana uri Mana, Mana aho wankuye ereguriyo mudiho ukavuga. Ariko ishyiga ryitwa ubumuntu ryageze gute? Ryararangiye. Wavuga inzuki ntiyaryo buki. Nta muntu ugira ubumuntu uvuga mugenzi we nawe. Nta muntu ugira ubumuntu ugambanira umuntu basangiye igaburo ryera. Narakivuze. Icyo ni ikibazo cy'uburangare bwabayeho. Hanyuma umujura witwa Satani araza atwara agatanga ka kangahe? Kandi munyikirije nababwira akantu keza. Haleluya! Twese haleluya! Abantu batasomye Bibiliya bazi ko Satani ngo aziritse. Satani azazirikwa ku ngoma y'imyaka 1000. Nimushaka Apotre Petero arababwira ngo Satani agira ate? Arazerera. Urangaye atwara akambera kahasiga ngo nk'intare yivuga ishaka kuyigira gute? Ahantu Satani atuma abazimu n'abadayimoni ni ku bakristo ba fake. Ariko ntuvuga ngo Ariyeli yatuma dayimoni, ariyizira. Ngo yajya kurwana Ivona ngo atumye umuzimu, ntebebaho, ariyizira. Ishyiga rya kabiri ni ishyiga bita umuco. Nimunyikiriza ndakomeza ngo ni iki? Umuco. Aha rero niho nabonye habaye intambara. Ngo ariko ngo agakiza ngo kaba mu myenda, ngo agakiza ngo kaba mu mintuza, ngo agakiza ngo kaba mu minu. Iyi niho kaba. Nibo babaye ujye mu bonzi naho kaba. Ngo giye ngo ngafite hehe? Nta jimeri ireba mu mutima wawe dufite. Utubabarire rwose, twese ntitwerekwa. Turareba aho umwami yatubwiye. Yatubwiye ko tuzabamenyera kuki? Kuki ushaka kutujyana mu by'umwami atatubwiye? Ndabizi benshi hano turi inshuti. Imana nincira inzira nzagaruke. Nzaze nambaye mucikopa. Ubwo se giye sa karengane. Nanjye ngomba kuba umuntu w'umu VIP w'i Kigali nk'abandi bana. Ntaza nambaye nk'umuntu Imana yagiriye, nubwo wavuga nka marayika. Ipine ryitwa umuco ryagize gute? Njya ndirimba n'iza Hoziyana n'iza Yehuvayire kuko ntago baratubuza kuziririmba, ariko muri uyu mwanya nuzuye umwuka wo kuririmba izo hakurya ya Yorodani hano hakurya. Kuki mutamenya abo muri bo mwabarokore mwe? Kuki mutamenya ko muri ba ambasaderi muhagarariye igihugu cy'ijuru i Kigali? Abo mubwiriza mubamenyesha iby'iwanyu, bati none niba twarabivanze twifata gute? Mwirinde uko mugenda abantu b'Imana, hato mutagenda nk'abataye agakiza. Mwihesha icyubahiro nk'abakozi b'Imana, uwabahamagaye nazo zabagororera.
ibindi mbona abantu bakunda Jean Paul ntajya ntindaho n'utu tuntu abaririmbyi bashyiramo, ariko n'ubundi nk'ishaje bisaba ibirungo byinshi. Ngo tuvuga ngo wow, uwo mwanya umaze uvuga ngo wow agomba kuba washyizemo mu Zaburi wow. Ariko nabyo ntacyo bitwaye. Abantu batagira peti bingingishwa iki? Ibirungo. Ariko nge message nayumvise kare ivuga ngo mwiha agaciro nk'abakozi b'iki, kubera mwitwaye neza reka mbongere. Haleluya! Turabasiri muye murekeye aho. Ikizamini ngiye gutanga, umuntu ugitsinda ndamagura fanta nini bita Ritiko. Dore ngiyi. Wari wabona umusirikare mu Gisoro? Hari aho wamubonye? Wenda bahandi w'u Rwanda wari wamubona mu Gisoro? Wari wamubona se mu makarita? Aba ngo harongoye bwana ngo hagize gute? Ayo matiko wari wayababonamo? Mujye mwiyita ibyo muri byo rero. Wari wamubona se mu kantu k'agatina niwe bati iririndazi ko ari ikidofura? Irindazi ni ikidofu. Basi rimupfe ko umutunyobwa hireho. Wari wamubona? Umuco, discipline. Jean Paul wari warunguruka muri tennis y'umusirikare ukabona mugondo yambariyeho? Wari wayibona? Imana ifite agahinda kenshi ko abantu biyita amazina batari bo, kandi itegeko rihana umuntu wese wiyita izina atari ryo. Ubu nubwo nakwigisha mugafashwa, natinyuka kuvuga ngo ni majoro mu ngabo z'u Rwanda, nabivuga ntari bo. Ubu nabanga ubwo mwagize ibihe byiza reka niyite dogiteri, mumpaye iyo nama ko mutanyikiriza, mumpaye iyo nama. Itegeko riraguhana utaravaho kuko wiyise izina. Reba niba agatanga kambere yaragiye utakira umusirikare, wenda uri nk'umuroko defense, upfe kubuti turabaroko defense benshi kandi koko bamaze kuba benshi. Umuco utanyikiriza taye umuki umuco ubamo imyitwarire, umuco ubamo imyambarire. Reka mvuga kandi kantu, umuco ubamo imirire. Baratubwiye ngo mu Minembwe ngo barya imbwa. Hari umunyarwanda urya imbwa ngo baranazikwa. Abakobwa bari hano dusabe bajya babakwa imbwa, kuko mu muco wacu ntiturya iki? Imbwa. Mujye murya ibirika, munywe ibinyweka. Ibyo bintu byose mwashyize mu muhogo mukamanura indani, nibyo byatumye musigarana antene itagerekara mu nzu umwuka akigendera, kuko mwataye iki? Shiga rya gatatu dusoze ni ishiga bita ubukristo. Abakunzi b'ijambo ry'Imana muzasome mu byakozwe n'intumwa 11:26, muzahasanga impamvu enye yatumye abantu bo mu Antiyokiya bita bigishwa abakristo. Cyitonderwa, ntabwo izina abakristo ari Yesu waryise abigishwa n'intumwa, ahubwo mu Antiyokiya hari abantu bajijutse, kandi mu Antiyokiya bagiraga amadini. Hanyuma abaturage bo mu Antiyokiya nibo bakoze ubushakashatsi umwaka wose, barebye abigishwa ba Yesu bababona ni ibintu bine kizira kutwita abakristo tutabigira. Icya mbere ni icyo bita urukundo rw'Imana, agape. Twebwe tuzigira izindi fotokopi eshatu: urukundo rwo gukunda abana bawe, kuko ukunda abana bawe bagukomeye amashyi nguri igihangange, ariko ntawe ukwiye gukomera amashyi n'inkoko irabakunda. Urukundo rw'amarangamutima n'isano. Hanyuma urundi rukundo ni urukundo ruba mu rubyiruko, rubatera kuvuga bwa bugambo bwanyu, nguri uburanga burenze burangaza, nguri umwana ukeye, nguri icyuke, nguri izuba. Baragushuka nturi izuba. Izuba rimanutseho n'ikilometero kimwe twashya twese. Wabaye izuba uza mu bantu ntitwashya, ntabwo uri izuba bivuze.
kuri n'ukwezi maze cyakora waba inyenyeri, kuko mu buhanuzi izuba ni umugabo, ukwezi ni umugore, inyenyeri ni abana, ariko nabyo ni ubuhanuzi. Ubwo warahiye warahindaganye ngo bakubwiye kuri izuba. Bariya abahungu bafite ibyo bashaka, nibabigeraho ntibazanakubwira kuri ikibunda. Ruriya n'urwo bita urukundo rw'irari ruba ruhinda. Hanyuma urukundo rwa gatatu nirwo rubamo 80% y'abakundana. Ese muracyari imbere y'Imana? Muhe Imana icyubahiro muvuge amen. Abari gufashwa n'ijambo batere haleluya mu izina rya Yesu. Nanjye ni amen. Hari igihe dukunda n'urwirari, tugakunda n'urwisano, tugakunda n'urwo rubamo abantu benshi rw'ibintu, tukagira ngo dufite urukundo rw'Imana. Abigishwa ba Yesu mu Antiyokiya bari bafite urukundo rw'Imana. Urukundo ukundira umuntu ko muhuje gucungurwa n'amaraso. Mwihangane, ngiye njya mu nzu y'Imana, umuntu yarakurebaga yamenya ko uri umurokore, ukabona ashaka kurigata. N'abigisha bitwigisha mudukiritika, muduhuza n'abantu, uza muduha amanota nka muri abarimu bacu. Yasozaga kwigisha tukamukurikira twese. None Satani yaraje atwara originari asigamo mbemere gukora narizi. Ibyo mvuga namwe murabibona. Nuko Yesu azadutwara vuba akadukura muri iyi misonga. Navuye ahantu gusenga, umukecuru ambwira ati mwana wa, ati Imana iracyakumva. Nti nari nimanukiye ahantu numva nakumbuye Imana, ko ngengeze ku rwego senga atari uko numva hari ibyo njya gusaba Imana, ahubwo nkuko umuntu akumbura inshuti ye. Arambwira ati iracyakumva. Ati Yesu aracyakumva. Ati genda umumbarize impamvu yatinze. Ndamubwira ntatwihangana adashaka ko hagira n'umwurimbuka, dore Petero niko yavuze. Arambwira ngo nusubira gusenga uzamubwire ngo natinda ntacyo azasanga. Kandi koko nuko ari hafi kutujyana. Ubundi kabigasekwa nk'akeza amenyo n'amabuye. Cya kabiri, basenganaga umutima uhuye. Munyikirize nyibabwire, basenganaga umutima ku buryo niba ari abantu 5,000 bigeze babagira, Imana ibareba ikababona nk'umuntu. Twebwe hano ntibyakunda. Icya gatatu, nta mukene wagiraga gute. Iyi mvugo y'abadayimoni ngo amaboko atareshya ntagira ati ntaramukanya ejo bundi. Nicyo cyatumye, ni icya gatatu cyatumye babita abakristo. Hanyuma icya kane, ibyo ngo byateraga Imana kuzikabana nabo kugera ku rwego ngo bifuza no guca no kwicaraho igicucu cy'umwe muri bo giciye. Ngaho ndebera rero twebwe umuntu atewe n'abadayimoni. Umunyantege nyakibwiriza ataba murimo nibahura n'abandimo. Wangoreho koko wicaye imbere turi ku rwego rumwe. Ugerageje rero akaba akiri mu mavuta, nuko kurambukaho ibiganza mu izina rya Yesu bakaba bagusubiye mu kanwa. Ukongera byakwanga mu Kinyarwanda utikatika, bikanga gukatika, ukajya kwiyambaza biri ukajomba mu mutwe. Ntibagende, kuko ishyiga ryitwa ubukristo ryamaze kugwa. Soze, tumaze iminsi tuganira ibijyanye n'itoro no kugaruka kwa nyiraryo kuza kuritwara. Rero nagira ngo subike mbabwira ko icyangombwa azabaza ari kimwe, ari agakiza. Ariyo gatanga ka kangahe? Ka mbere. Ariko ingorane afite azasanga benshi basigaranye gatanga ka kabiri. Kandi nta bintu byo kuvuga ngo haboneka umukomisiyoneri ngo araguhendahendera ngo rwose ngo yabwirizaga kenshi ngo u Rwanda yararuzengurutse ngo ajya no hanze, ngo yarabwirizaga abantu bakarira ngo bakimyira mu zuru no mu jisho kubera gufashwa, ngo yari masera, ari padiri, ari apotere cyangwa ari bishopu, ngo yari misiyoneri, ngo yacaga umugara agasirimba urusengero kenda gusandara. Azaba hibereye, azaba hibereye. Yohana yaravuze ngo yiyambuye akamero k'umwana w'intama yabaye nk'iki. Yarongera abanga icyo gihe we na Paulo ngo amaso ye
ngo azaba ari ibirimi by'iki y'umuriro. Imana ishimwe ko nta kavuyo kazahaba, kuko abafite gatanga ka mbere bazavuzuka mu muzuko wa mbere. Abantu bazateza rwaserera ni abafite gatanga ka kangahe? Ka kabiri. Ariko ahangaha harimo ubwiru bukomeye, hari n'abazaburana. Bati twahanuraga mu izina, ati by'ubuhanuzi bo biretse byafashaga bari Nyarugenge. Twereke gatanga. Muri iri kiga ry'ubumuntu hari iryo naciyeho bita imbabazi, sinabonye uko ndisobanura. Ariko Yobu yavuze ngo kiravuze ngo henga mpimirwe ku minzani igira ite ireshya. Utasaze nta kindi kibazo cya toroma ufite, wakwipima ukareba niba ari kufite. Hari imyumvire mibi mbona itaraturutse ku Mana y'imihango y'idini, natwe abigisha n'abayobozi tugira, abatarakizwa n'abaguye. Twese tugakarurana ngo turebe ko abaguye n'abatarakizwa bagira gute. Ibintu ni bitatu cyangwa amatsinda ni atatu. Ni abatarakakira bakiri mu rugendo rwo kujya kugashaka, ni abakigeze barangaye bagira gute, baragatakaza, n'abagakomeje. Ubu nta mugore uretse ko n'umutekano wabyo ukomejwe, ariko bacyambura amatelefone. Abantu babanje kuyambura n'abagore, kubera ko umugore wese, umugore umaze utaroroherwa, umugore bitaragenda neza, umugore bitarakunda, ukishakisha isakosha twara hano afasha rye. Umugore bitaremera ayitwara ate? Wapfa kuyimutwara ko mutangiza wayitwara, ariko uwo byakunze ayitwara. Ubwo ntayitanze. Yes, birasobanuye ngo n'ubundi abantu benshi ntibagwa mu bibazo, bagwa mu biki? Uyu byagize gute? Byaremeye. Ariko uwo bitaremera avuga ati ni ugukomeza iki? Mwagaragaje intege nke cyane, banababwiye ikintu gikomeye. Abagihari batere haleluya mu izina rya Yesu. Ntabwo ijambo ryavuze ngo komeza ikamba ryawe batarijyana. Ryavuze ngo komeza ikiguhesha iki? Ikamba niturifite aha tuzarihabwa iri, ariko tuzariheshwa n'itike. Ubwo ntabwo dukomeza ikamba nona ntituragera igihe cyo kurifata, ahubwo turakomeza ikiduhesha iki? Hanyuma rero nutagikomeza n'ikamba bazaba bagize gute? N'ikamba bazaba barijya. Hanyuma abajura bamaze kugenda bacapuza abantu udukapo n'udutelefone, n'abagore borohewe bafashe icyemezo cyo kugira gute? Yayimushikuza bakagira gute? Umujura akagenderaho ibyiwe akagira ate? Akabitahana. Ntabwo uzi agaciro k'ibyo utunze, ukazi n'uwahaciwe arabizi ko ari byo bizahesha umuntu kuhicara agahabwa ikamba. Kandi iri kamba ryitwa rimwe, ariko ubundi ni atanu. Munyemere nababwira rimwe ngasoza. Ikamba rya mbere abigisha benshi bararyitiranya. Kwezwa n'amaraso ukihana ibyaha bizaguhesha ubugingo, ariko ntibizaguhesha ikamba ry'ubugingo. Ikamba ry'ubugingo ryo ni kondisi. Umuntu wese wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, impanda ikavuga atarandukurwamo kubw'icyaha, ikivuga no kubica Yesu akamuhobera. Ariko ikamba ry'ubugingo muri aya atanu, reka mba ariryo mvuga gusa. Ikamba ry'ubugingo rizambara umuntu washoboye ibintu bibiri. Icya mbere, umuntu wakiranutse kugeza ku gupfa. Muri iri teraniro hari abantu benshi baba hicaye avuga ngo ngiye ngo nuko ntarabonaho niba, undi ngo ngiye ngo nuko ntarabona uwo dusambana, undi akavuga ngo nuko ntarabona uwo nishingira. Ngo ariko igihe bitarakunda reka njye gusenga iki? We ntiwakwambara ikamba ry'ubugingo. Nitudurwa
ukanesha mu bwana, ukanesha mu bwangavu, ukanesha mu bugimba, ukanesha muri sogonderi bafunga inguni, ukanesha muri kaminuza bahekana, ukanesha uri Nyaruguru na Nyabihu, ukanesha uri Nyarugenge ni Gasabo na Kicukiro, ukanesha uri Nyarugenge, ukanesha uri na New York, ukanesha uri ni Paris. Ibintu byo guhinduka ugasa naho ugeze nk'uruvu, ntabwo wakwambara ikamba ry'ubugingo, ntibibaho. Cyakoza ngo uzakizwa nk'umushimo ukuye mu muriro. Abasomanuka bubujombyemo, abikinisha ukabugiyemo, abaporona ukaburamanutse, abahutu ukabugiyemo, abatutsi ukaburagiye, abanyamurenge ukabugiyemo. Ntibishoboka. Mwami Imana, ikizamini waduhaye kiragoye, ukwiye kutuba hafi mu buryo bukomeye. Uyu munsi urugo waruvuyemo, ejo warutashyemo, uyu munsi wamuciye inyuma, ejo wamuciye imbere. Jambo ntibishoboka. Icyakora kuko yafashe icyemezo cy'abagabo agashyira amavi hasi akihana ibyaha, Imana izamwambika yandi, ariko nawe ntayari bari yose. Ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba. Njya nicara ndi jyenyine nkunda kwigisha, nkibaza igitaramo Petero azaba arimo. Mupenzi akabarahuriye ati nateye hari abantu barafashwa. Petero nanjye ati bambambye iki? Igicuri. Amaraso anturuka mu mazuru ndapfa ndarangira. Mupe wabona ijambo. Barutima yakabaraje ati bankuyeho uruhu. Mari cyumweru ku gasozi ndira. Ntakambira umwami. Rota akabaraje ati nanjye nihannye Kigayi. Bege inkuru zitajyanye. Stefano ati nimurebe muri arishive. Banteye amabuye mfukama mu maraso yanjye ndavuga ngo data wabere ko batazi icyo bakora. Jean Paul nawe akabaraje ati mwami Imana, nabonye abagore bambaye ubusa sinagwa, ntago bijyanye. Ibyo ntibihura rwose. Mushaka izindi mbaraga n'ubundi buhamya, aho tugeze harazamuka. Ndebera umuntu mwegeranye nubona ataranga mubwire ngo kandi icyo gitaramo kiri hafi. Nubona atabikubwiye nawe bari mubi. Iyi myaka 3 n'igice niyizamara izakorwamo ibintu bibiri. Icyambere hazabaho kumenyana no kuramukanya, abantu tujya mu mwanya wo kwakirana bakabica amazi. Ni ikimenyetso simusiga yuko atazajya mu ijuru. Abavuze ati muranyakira saha ngaha ko n'ubundi mu ijuru ntazakirwa, mwanditse ngasigara nicariye. Cya kabiri nukumurika imihigo. Ukavuga igihe hari ibigabo byanyirutsaho biyampa yose, ndakomeza nkomera ku Bukristo. Ujye ukiranuka. Kandi mbabwire n'ikindi, kubikora muri iki gihe birasaba izindi mbaraga. Kabiri, ikamba ry'ubugingo rizambara umuntu wihanganye, akihangana kugeza mu mugambi w'Imana. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kugira gute? Kwihangana umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa karindwi, uwa munani, uwa cyenda, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, po ndabiratse ikibyimbye kimeneka. Reka da, ntago waryambara. Birasaba kwihangana ukagera mu mugambi w'Imana. Ubwo ibagenderera. Icyama Imana ikaduha kwambukana kagakiza. Kuko ku Mana aho kugira ngo wambuke uyu mwaka utagafite, warindira tugasoza iri terano ugahita utaha, ariko ugatahanye. Ntimugakunde n'umubiri kuruta ubugingo. Kurumva upfuye muri uyu mwanya nawe urumva wabuduhemukiye. Hari abihondi bigisha korari ntiraririmba yariri kurepeta, wihangane rwose ntugira aho ujye. Ariko kugira ngo urangize 2022 utakambukanye, ku Mana waza gupfa dushoje, gahunda z'ejo tukazisubika hakaba hitabaro tukakuririmbira hera mu ijuru. Ariko ugize ute? Kambukanye. Icya kabiri muzagisanga muri mu kuva 11:26, uhera kuri 23 hari amagambo Mose amaze guhura n'umwijima. Nani Farawo amaze guhura n'umwijima yabwiye Mose, yaramubwiye ngo ngaho ni mugende mujyane n'abasaza n'abana,
ariko amatungo yanyu muyasige. Baramubwira ngo no, ntituzasiga n'urwara. Icyifuzo cya kabiri, dukwiye kwambukana n'utuntu twacu. Wambukane n'umugore wawe, ambukana n'abana bawe. Turi gusenga, Imana yaduhishuriye ko Satani ashaka kugira ngo abagore bambuke ariko abana basigare, cyangwa abagore basigara abana bambuke. Ariko yica imigambi y'incakura ni kwambukana sanye n'utwawe twose. Maze iminsi ndi gusenga, ngewe ndi gukura, nariyakiriye, ndi gusenga kugira ngo abantu basenga Imana, bajye mu maofisi atandukanye, baba minisitiri, baba bameya, mugende n'indege, mucuruze ariko mufite agakiza. Kuko urwego rw'imikorere tugezeho ni urwego rudasaba ubushobozi. Mugira amafaranga y'amanyarwanda, mugira amadolari, mugira amayero, mugira amapawundi, murye neza, mwambare neza. Ubuzima burazihenze kandi hari igihe butamanuka, ahubwo Imana nibazamuri bahuze nabwo, wambukane n'utwawe twose mu izina rya nde. Ababyumvise haleluya. Ibyacu bikorerwa mu kwizera, haleluya. Wambukane n'amahoro yawe. Amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondoreka. Wambukane n'umuryango wawe, umwanzi ye kuvugiriza impundu kutunesha, ariko by'umwihariko wambukanye gatanga ka mbere, kuko niko Kristo azakubaza. Tugiye gusenga, umuntu wese ahombeka amaso ye. Ndabaha umunota umwe. Kandi bikore mu izina rya Yesu. Aha turi ntabwo ari kwa pasiteri, ni kwa data wa twese. Yesu yavuze ngo agakiza kaje muri iyi nzu, ntabwo ari muri izi nzu. Usanze akangaka kazahesha abantu ubugingo, ni kutunze. Kuri 18 z'uku kwezi, saa ngahera, niba ari saa 11, niba ari saa 9, habaye finale y'igikombe cy'isi. Argentine rero ngo itsinda abafaransa kuri penalty. Abantu bamwe baravuga ati turi inyuma y'Ubufaransa, abandi bati turi inyuma ya Messi na Argentine. Ariko abari babari inyuma bose ntago ariko bakina umupira, hari n'abatazi iyo biki. Ushobora kuba mu bintu by'abantu basenga, kumvura bikunze, ukabuzi no kubisobanura, ukabuzi kuririmba ukuntu ubikunze, nk'uko abantu bari bakunze Argentine n'Ubufaransa, nane yego ntibamenye naho igikombe cyatwariwe. Ari ibintu ukunze gusa, byaragushyuhije, byaragutwaye uruhu n'uruhande. Ariko ndagutangarije ko nta kindi cyera kirabura, iby'amazina, iby'ibyubahiro, iby'imyaka tumaze, nanjye mazirenga 30, ibyo sibyo Yesu azabaza ngo narakaguhaye uracyagafite. Uti ko mfite fotokopi se ntimwanyaranja? Bati oya, caho nta bwenge yanyuze. Kandi ubaye udafite imyagukire yo gutekereza kuri uru rwego, waba ufite ingorane zihagarariye izindi ku migabane yose igize isi. Mwihangane rero, ntabwo nza kuvuga ngo abaguye n'abatarakizwa, ahubwo ndavuga ngo wowe wumva ko wari ufite atarako, cyangwa warakigeze Satani akagatwara, hakaba hari utumenyetso duke muri twinshi ubonye twerekana ko katagihari, ni wowe uri buhaguruke, abandi murasigara mwicaye. Yesu abamugisha. Urahaguruka hure, urwego uriho urwo ari rwo rwose, urahaguruka hure. Ubu mushyitsi, ubu musango. Yesu yavuze uyu munsi kuri 28. Bisobanuye iki? Biravuze ngo gukina n'imihango y'idini n'ubwiyemezo usangamo niko kugatakaza byiteka. Ni uyu munsi nyine ashimye kugatanga kugira ngo mwambuke mugafite. Uracira Imana bugufi mu buryo bwo guhagarara ku birenge byawe, dufatanye gusenga Imana. Ibyaha byaragiye, ibikomere byarakize, karande zarashize, imyuka mibi, umujinya w'umuranduranzuzi yaragiye. Ubu muntu uko twabusobanuye nibwo ufite. Umuco utagira ico ni utunze. Ubu Kristo bugizwe n'inkingi enye nibwo ufite, cyangwa no kwiyemera gusa. Imana ikubabarire aho uri ni imbere y'Imana. Abahagurutse mwese mumanuke hano.
abari ruguru n'abari aho mwigire hano imbere. Turacyasenga. Erega hano ni mu cyumba si mu kabari. Aha ni mu cyumba si mu kabari. Turacyasenga. Abisirayeli ngo bahemukiye Imana ibihembwe 10, bagera ku cya 8 n'icya 9 bihorera. Igeze ku cya 10 irarahira, iravuga ngo ndahiye guhoraho kwanjye bazagwa mu butayu, intumbi zabo zose zizahinduka nk'amase, kiretse Kalebu na Yosuwa. Mubaza abashumba, mubaza pastori, bari bafite Aroni umutambyi mukuru n'abana be, bari bafite Abalewi, bari bafite abaririmbyi. Ntago navuze ngo batarakizwa. Nushaka ubura umudiyakoni, nushaka ubura umwigisha, nusanga ariko ufite, Imana ihimbazwe, nusanga atari ko ufite uzukakire. Bari bafite abatware bakomokaga kwa Yuda n'ibikomangoma, intumbi zabo zahindutse nk'amase mu butayu. Twabwirwa n'iki ku munsi wawe wa nyuma waba ari uyu mu bijyanye no gutandukana n'agakiza, ko data kubwiye ngo uyu munsi nibwo kaza ukaba udashaka kukakira? Usigaye ute mugenzi wanjye wanga kwihana? Yesu aragutegereje ngo umukingurire, agufitiye imigisha myinshi akuzaniye. Mbese ko kurayanze ayisubizeyo? Niko akubajije, urayanze? Kuba umaze igihe ubwiriza si ikibazo, kuburirimba si ikibazo, kubuhanura ni si ikibazo. Yesu aravuze ngo utunze fotokopi, utunze fotokopi, ngwino guhindurira guhe original. Ntabwo uri itungo, nturi inyamaswa, uratekereza kandi urumva. Ni wewe wenyine ukwiye kwihitiramo. Sawa, umuntu usigara yicaye ntituri kumwe. Turi imbere y'Imana yabambye ijuru ikadendeza isi n'inyanja. Imana ikinga ntihagire ukingura. Ifite imyuka y'ibyaremwe byose mu biganza. Iyakubumbye ikakugira umuntu, ntikugira itungo cyangwa inyamaswa. Iyakwimye ibyaguhize bitandukanye kugera none. Hagurukira imbere yawe yayo, dufatanye gusengera abangaba niba kagakiza ariko ufite. Ubwo bivuze iki? Biravuze ngo abatagafite baraza, abagafite barahaguruka. Umuntu usigara yicaye, aha ni kwa data wa twese, we ntituri kumwe. Iyo tutari kumwe n'Imana ntibaba bari kumwe. Uhagarara imbere y'Imana, ubwira Imana ngo Mana, ibisabwa byose nabyumvise, ndabitunze. Yego! Shalana Guadaminiwa! Hagurukira imbere y'Imana. Waje wizanye, niwe mutanga buhamye. Navuze ngo wicaye ntituri kumwe. Hagurukira imbere y'Imana. Nushaka gusuzugura Imana uzayitege yaje iwawe, ntuzashaka no kwisuzugura mu rugo rwayo, ukaba ari agasomborotso. Kabiri mu rugo rw'umugabo. Amakuru mfite nuko wumvise ubutumwa kenshi, imvugo ya kidayimoni bugutera kubuca amazi. Shimira Imana wowe uvuga utagakiza ntunze kankijije imirimo yose ya kamere, gusambana, gukora ibiteye isoni, by'isoni nke, kwikinisha, gusomana, kureba porono, gutendeka, kwishingira, byose shimwa Mwami Yesu. Uvuga uti kankijije ibikomere byose, nisuzumye sanga agiye original ariyo mfite. Erega huri ni imbere y'Imana, aho uhagaze uhagararanye n'Imana ikureba ikuzi neza. Uyibwira utakagakiza gafite ubumuntu, gafite imbabazi, gafite impuhwe, gafite ubunyangamugayo, gafite ubupfura, gafite no kwihangana. Niko ntunze. Gafite ubukristo, gafite umuco, niko ntunze. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Maze kubw'izina ry'Imana werekana amabendera yawe, uzamura ibiganza byombi imbere y'Imana, uvuga uti ndagushimiye Mana ko ariko mfite. Mwebwe mupfukame,
mwe mupfukame. Abandi muzamura ikiganza cy'iburyo imbere y'Imana, ubwira Imana ngo Mana ndagushimira uracyakandindiye. Ijambo ryawe ryambwiye ngo ningakomeze, ariko urakomeza ikidahari. Urakomeza ikidahari. Umeze ute? Uri uwo mu buhe bwoko? Uteye ute? Iyo umuntu ananiye Imana ninde wundi wamushobora? Imana ikuzibukiriye byagenda gute? Imana ikuvuye inyuma byagenda gute? Turi imbere yituze neza. Waravuze ngo ntuzapfukama, niko wavuze. Imana izabigufashemo, ntuzapfukame muri gereza. Kibi ni ugupfukama muri gereza, ugapfukamira utakumva. Nayo upfukamye ahangaha, yaravuze ngo ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ndagira ngo tubikure mu mihango, tubikure mu bimenyerewe, dusenge Imana, tube mu mwuka w'amasengesho. Ijambo ryavuze ngo niba ugafite komeza icyo ufite kizaguhesha ikamba. Twarabibaganirije ko umwami atakiri ku irembo ageze ku rugi, icyaje aje kureba ni kimwe. Pawulo yavuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu nkavuga n'iz'abamarayika. Ni iki? Dusenge nawe mumwakire. Ganira n'umutima wawe uze ahari, kandi sahari iri jwi ryaba ari irya nyuma ku buzima bwawe. Hirya y'amajwi yo kuri radiyo, hirya yo kwa apotere runaka, hirya y'abigisha batandukanye benshi wakirititse, buretse kwicara ahagarara imbere y'Imana, iri jwi ryaba ari irya nyuma. N'Amana abagaragu be baramubajije ngo ese risi yagusaba ikiremereye ntabwo uba wagikoze? Nkanswe kujya muri Yorodani ukibiramo 7. None ko tutagukozeho, tutanakuvuza izina, iyo tuza tukaguterura cyangwa se bikagenda ukundi ukamwara, ntabwo wari kwihana? Nkanswe kumanukaho uri. Sinabonye akanya ko gusoza ngo mbabwire agace kanyuma kavugaga ngo kugira ngo umuntu akakire ni ugushyiramo ubushake akamanuka akava mu muvumo. Kandi protokoli kishinzwe ni ukukuyobora, wowe ni wowe ugomba kuhimanura. Umuvumo kuri Zakayo wari uvuze guca bugufi, ariko umuvumo kuri twebwe uvuze kumanuka mu byo wimanitsemo. Hari igihe umuntu yimanika mu ivugabutumwa akumva nibyo yimanitsemo. Yewe nigeze kuyobora abarimbyi wari ushinzwe discipline, akavuga ngo nidusohoka ugatsindwa ntukihane uzaba udusebeje. Ukaba wimanitse aho ngaho, nicyo bisaba. Kandi amajwi nk'aya ntabwo ari kenshi uzayumva. Uzumva ibindi, uzumva bakubwira ngo iragutabaye, uzumva bakubwira ngo iraje, uzumva bakubwira ngo irabirangije. Ijwi ringiri iri kuko mwanze gukunda ukuri ngo mukizwe, niko Paulo yabwiye Abatesalonike. Cyo gituma haje umwuka w'ubushukanyi ucuye mu bayobozi b'amadini, kugira ngo batizere ukuri, bizere ibinyoma, bacirweho iteka. Niwo mwuka uri kuzerera muri iki gihugu no ku migabane yose igize isi, wo kubwira ngo irabirangije, iraje. Ariko iri jwi wumvise niryo jwi rihebuje kurusha ayandi yose wumvise. Sawa, tuguhaye undi munota umwe, wihute mu izina rya Yesu tugufashe gusenga Imana. Abanyamasengesho mwe musenga. Kubyara uyu mwana nabonye bigoye, kubyara uyu mwana bigoye, ariko musenge Imana yohereza umwuka wo kunangura imitima mu izina rya Yesu. Abadayimoni bo gucirwa hiteka Imana ibakure mu bugingo bwawe. Uwo mwuka wa Akani wo kutihana, uwo mwuka wa Yuda wo kudatsindwa, uwo mwuka wa Kayini wo kutemera, Imana iwugukuremo mu izina rya Yesu. Yagusimbukije urwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu n'urwa kane, ntawamenya hari impamvu nangiwe umutima. Nuko Satani ashaka kugusarura uteze, ukaba nta ngingo yakurengera ufite, kuko Imana musa n'abataziranye. Sawa rero tugiye gusenga. Nabivuze turasengera ibintu bibiri, kandi si ngombwa ngo mbisengere byose. Numvaga byabaye nka 3. Abagafite namwe wakira imbaraga zo kugakomeza. Niba ugafite urapfuka amahuri, wakira imbaraga zo kugakomeza mu izina rya Yesu. Senga yewe aha ni mu cyumba, wagize ngo se ni kuri regional waje kureba Kiyovu na Rayon Sport. Senga jya ugabanya imyiryo n'ubwirasi. Niba ari kufite
pfukama aho usaba Imana imbaraga zo kugakomeramo kandi byakanduje byose ubwira Imana ibikwezeho mu izina rya Yesu. Mushumba wa hano nasenge, niturangiza turongera dusenge. Witeka Dusenge mu izina amaraso yawe rya Mwami Yesu. Yesu, Uyu mwanya turi imbere isabune yawe, y'abameshe, ijambo ryawe ni rizima, isoko yoza abanduye, ijambo ryawe ni umuhigi, witeka umucamanza yayatubonyeho, Witeka Imana yacu, ntabwo aducira urubanza rubi ahubwo atwita abakiranutsi. Wumvise ijambo ryawe, weza ab'abakobwa, rikoze ku mitima yabo, weza ab'abagabo, Witeka Imana, weza ab'abagore, turabasengeye, weza ab'abasore, ubababarire, kandi utanga imbaraga zo kwera, imbaraga zo gukiranuka. ibyaha iki gihe bakoze, gikomeye, ubibabarire, iki gihe cy'umwijima, Mwami Imana, uyu munsi agakiza kaze muri iyi nzu, n'ikimenyetso imitima y'abantu cyo guca ikakire bugufi, kubwo kwakira ijambo ry'Imana, kubwo guca bugufi no gusenga. Yesu, cyuko bagucire bugufi, kuko uri Imana, Imana ibabarira, Imana yeza, Imana igatunganya. Ubababarire, ubezeho ibyaha byose mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubakureho umuvumo w'ibyaha, Uwiteka Imana yacu, ubandikure. Satani yarabanditse, Satani yarabafashe abashyira mu gitabo cye, ariko Mwami turabandikuje, tubakabandikuje kwa Satani, tubandikuje ikuzimu mu izina rya Yesu. Turababohoje, turababohoje. Aba bakobwa ubabohore kubw'ibyaha bakoze, aba basore ubabohore, aba bagabo ubabohore mu izina rya Yesu. Witeka Imana yacu, turabazanye imbere yawe ngo ubandike igitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu. Bahindura abana bawe, bahindura abaragwa b'ijuru mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tubasaba imbaraga, imbaraga z'umwuka wera, nibabyarwa ubwa kabiri, nibabyarwa ubwa kabiri, umwuka wera niyururuke mu mitima yabo, umwuka wera niyururuke hagati muri bo. Uwiteka Imana yacu abakureho umwanda w'ibyaha byose. Urakoze kuri Imana ibabarira, urakoze kubejeje, urakoze kubatunganije, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Yego, aho umuriro watse biravumbuka. Umuntu uzi ko yasenze nahagarara aho yarari, aho yapfukamye nahagarare. Iyo umuriro watse biravumbuka, ariko biragenda mu izina ryawe. Umuntu wese uzi ko yasenze aho yapfukamye nahashyira ibirenge dusenge. Mwarimu ivona naza cyama tugahuza umutima. Aba bagumaha turaza kubafasha nyuma, ntimugire aho mujya. Biriya barabikora abanyamasengesho n'abadiyakoni. Mutega ibiganza mu byerekeza hera, ubwira Imana ngo Mana, ndashaka kwambukana agatanga ka mbere, kandi atari uyu mwaka gusa, bikaba iby'iteka. Imbaraga zo guhangana n'ibikanyambura. Ikintu cya mbere Satani akoresha ni ibihe, amajyambere, ibigezweho n'ibindi byose yakoresha. Kizwi uri muri ofisi, kizwi uri muri segonderi, kizwi uri muri pirimere, kizwi uri muri kaminuza, kizwi uri muri kampani, kizwi uri umukuru w'itorero, kizwi uri umushumba, kizwi uri umuvugabutumwa, kizwi uri umuhanuzi. Imana iguhaye kado y'ubunani. Akira agakiza kazima mu izina rya Yesu. Abakakiriye mutere haleluya eshatu. Kabiri gatatu, kabiri gatatu, kabiri gatatu. Aka gakiza kazahesha abana bawe kwiga, aka gakiza kazaguhesha kuguma mu itorero, aka gakiza kazakugumisha mu gihugu udafitanye ibibazo n'ubuyobozi, aka gakiza kazasohoza amasezerano, aka gakiza kazagushyigikira, aka gakiza kazagushingira. Ikimwaro cyose wahuye nacyo nuko Satani yagatwaye, ariko akira ibyo wanyazwe, akira umutungo wawe, akira agatanga ka mbere, akira ikiguhesha ubugingo, akira amavuta amavajuru, akira imbaraga zinesha ibyaha, akira gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, akira kwizera nk'ingabo. Imana waje gusenga ntabwo yagukurira amaho, wicogozwa n'incamugongo. Komera, hasigaye niho hatoya. Imana iragusindagije kandi kugejejeyo. Dusenge. Mana data.